ndamuvuza se ndamuvuza naramubyaye ni ukuri nzi ko ngeje kumfasha ngo nkurira ahangaha kuko arwaye ate se yafashwe ate simbizi dose nguyu mubaze se ntubizi wamubajije ubana n'umuntu urwaye ntumenye uko arwaye n'icyo arwaye wamubaze dore nguyu mubaze se nguyu mumbarize dore nguyu dore ngicyo kibaze ufite abana bato bivuze none se nk'ubapfiriya apfira hasi apfira ngase ni wabo ahubwo mu mamagara ubundi umuntu iyo ufite umurwayi Fisto baramunda gusa ako sibwo kiri kwigira nturi mu nda gusa ubwo ngo neza abantu n'umutwe urakurya mbona n'imbaraga mfite sinjye umusohora reba akazu nawe kumukura mu nzu umugeze aha niko kazi umukorera simugaburira urabuzwa nande umujyana kwitwara ihangane mwa subo ntihashyushye wagiye unitwikurura gufata n'akayaga seri muri cyo hari kubabara kwigira ibiki Ugambonge nakwambaje umwana. Intumbi nini naragafashije ariko nyivira ukuntu kari kuntuka ntabwo aramwirukanye ntakabagore b'iki gihe Ugambonge nakwambaje umwana. ihangane ukigomba kura gasuwe zamuka kirimo hano mu gitabi ngiki mwana yo mwijuru nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di Bayikazi bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mwifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nezere ko meze neza mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu bye bitandukanye ndabasuhuza ndabashimira ko naba n'ibitekerezo mugende mwandika muri comment ndetse no mu bindi biganiro tubina dukora bye bitandukanye ndabifuriza gukomeza kugira umwaka mushya muhire mwese dusozanyije umwaka ndetse nabo tugiye gutangirana uyu mwaka wa 2026 nikaze n'ubundi nkuko muri horana uyu munsi turi ahantu bita Ikanombe turi muri quartier z'Ikanombe ahantu nago navuga ko ari mu cyaro ntago ari mu cyaro cyane nyine ariko nyine n'ahantu mu gaturage ukuntu niho ngira ngo Fisto muramwibuka umuhungu wa mama wase muribuka ko yavuye mu rugo akajya kwa papa we rero byabaye birebire nyuma nibwo twabimenye twamenye ko Fisto yarwaye umugore yarampamagaye ambwira ko umwana yarembye yarwariye mu rugo nyine aho Fisto nyine mbese aho se wa Fisto yashatse ngira ngo murabizi ko yatubwiye ko afite umugore rero umugore yampamagaye arambwira ati muze mutware umwana cyangwa se mushaka mumujyana ise yantaye mu nzu yaragiye umwana yararembye ubwo rero yampamagaye ndavuga nti reka mpagere sinzi nimero zanjye aho yazwe ko ntago tuziranye numva ari rwa mbere ngiye kuhagera ariko ubwo wenda no umugabo we wazime ko papa Fisto afite nimero zanjye ndavuga rero reka manuke ngeyo kuko Fisto ndamuzi na mama wase ntago ndayimubwira kuko navuze reka mbanze ngereyo ndebe uko umwana arwaye ndebe uko ameze n'ibibazo byose byabo ko bimeze hanyuma mbone kubwira mama wase azaze gufata umwana we tunemenye uburyo arwaye n'icyo arwaye byose uko bimeze mbese byose tumenye uko byagenze n'indwara arwaye n'uwo mugore tuganire nka mukase nyine nka uri kumwe n'umwana atubwiye uburyo umwana yafashwe ni hano imbere nari mbanje kugira ngo mbasobanurire impamvu turi hano reka twegere imbere gato tumanuke tuharebe tugereyo tumusuhuze gusa ndakimbwira ngo Fisto ararwaye byantunguye kuko umwana niba yaragiye ari muzima bagahamagara ngo umwana yarwaye ikindi cyongeyeho ise ngo ntahari kugira ngo murumva ko nyine ari ikibazo nyiri kumuzana ntahari ariko uko bimeze kose nyine turaza gusobanukirwa twumve
n'ubwo burwayi ari burwayi nyabaki yaba arwaye. Tuhageze kamera makutamanuka. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Muraho neza. Makuru se. Makuru ni meza. Abana muri mu turimo. Twari turi mu turimo. Muri mudatungo ese. Yes. Twari twavuganye se ko nzaza kubasura uyu munsi. Mba nabyibagiwe. Amakuru se. Uyu ni Fisto uryamye hano? Uyu ni wa muhungu uryamye ahangaha. Nese waramuvuje? Ndamuvuza se, ndamuvuza naramubyaye. Ariko noneho ndume. Nje naramubyaye koko. Wageze ute? Namubyaye. None se umwana akarwara karemba kavuga ngo iryo jambo karisohora mu kanwa ngo ntiwamubyaye? Je ntabwo ndabyara. Abana banje ni bato. Urumva rero ntabwo ndabyara umuhungu ngana gutya. Ngo iki? Ahubwo kari icara. Yewe mwana we. Niko. Rero ejo warampamagaye urambwira ngo Fisto ararwaye. Ndavuga nti rero ntibikunze ndaza uyu munsi. None ndi kukubaza nti umwana yarwaye gute yaburwaye ate ngo ntibikureba ntiwamubyaye? Nawe rego buri nyina. Kari bicare byose urabivugana wicara bityo nje. Niko. Nawe buri nyina. Nese umwana amara ikingana cyarwaye. Reka nkubwize amaze iminsi arwaye. Maze iminsi arwaye. Yego. Nose kutajya no kumuvuza. Se yaramuntanye. Isa ahubwo abaye numvaga ninza ndi umusange hano. Ise yaramuntanye. Kandi wowe kabyara we. Abana banjye bacyari bato. Ese ndajya kwita ku mugabo ngana utya n'abanjye bakiri bato koko. Isa ari heze. Nanjye sinzi yo yagiye. Kwiki? Kandi se ni wowe ari we bamushakaga mubwira ngo aze babane. Bakore ngo bashaka amafaranga none se yaraje Isa aragenda. Ukabyara we. Isasa aza umwana akimara kuhagera. Nagiye kubona mbona nasaragiye. Kandi se nta kintu yitaho. Ambwira se iki? Ukabambwira iki? Ariko agiye ari muzima. Yagiye ari muzima. Singuze se umuhungu we. Yari muzima ahubwo afatwa nyuma. Ahubwo ukabyara wa mwamunkuriya. Tumugukurira nawe uri mubyeyi riga. Nawe uri umubyeyi uyu ni nk'umwana wawe. Uratamukase ukaretse nawe ni nk'umwana wawe. Ahubwo numvaga wakamuvuje ubyiburuzi n'ikintu arwaye. Isa zamuvuza. Mumbabarire mu nkurira aha. Nukuri nzi ko ngeje kumfasha ngo nkurira ahangaha kuko arwaye ate se yafashwa ate? Sibizi dose nguyu mubazi. Se ntubizi. Wamubajije. Ubana n'umuntu urwaye ntumenye uko arwaye n'icyo arwaye. Wamubaze dore nguyu. Mubazi se nguyu. Mumbarize dore nguyu. Dore ngicyo kibaze. Uko kibaze. Ariko wikita umuntu ngo ni ikintu. Kibaze ntumbaze. Kimbarize. Fisto. Mezute. Umuntu ni hagurya umva tarenje wowe. Aremba ibiki? Umva namayeri ya se mbona sinagwa. Namaye nese ari kwirwaza ngo umufa ngo amafaranga. Ntabwo mundi bintu nibyo niwe nasibo. Fisto. Mezute. Munda hari wakonja. Yego. Munda harakurya. Ubwo urajya ngo mvikanishe ko ndi umubyeyi. Utarimo bese waramuvuze. None se ndamubajije ngo kitenda cyafite abana bato. Ndamuvuza n'ibikise kuvuza ufite abana bato bivuze none se nk'ubapfiriya apfira hase apfira ngase ni wabo ahubwo mumamagara ubundi umuntu iyo ufite umurwayi uramuvuza ukamenya icyo arwaye byananirana ugashaka ubundi bufasha ariko umuranye umuntu icyumweru mu nzu ntuzi icyo arwaye ngo ntiwamubyaye wagiye ku mubyeyi umwana ungana uriki uranansa nk'umuntu wabyara umuhungu ngana ntabwo mubyaye yego ariko kumuvuza ntibikuyeho ko wabugize neza. Oya babarira ikintu cyane naguhamagariye bamamagariye ngo naguhamagariye ngo munkurira ahangaha ngukurira umwanda nicyo nanguhamagariye ahubwo mfasha vuba vuba mfasha ukureho ariko cyo koza mwana yanjye muhamagare mukureho. Fisto babara munda gusa ahubwo sibwo kiri kwigira ntubura munda gusa ubwo rajya ngo neza abantu n'umutwe urakurya mbona n'imbaraga mfite mu mubiri. Abaneza abantu ariko araguteza abantu hari icyo mupfa. Oya babajyanga neza uyu ni umwana mubi ari bijyanga neza abantu buri kumushinza iki
Fisto uri kumushinza iki ararwaye wanze kumuvuza ari kwirwaza ari kwirwaza ubu mureba ari kwirwaza iyi mwana wa mukase ntajya arwara nyine oya ari kwirwaza nuko bigenda nuko bimeze nge ndashaka kumenya oya murekese uri kwirwaza ibiki arirwaza kandi uvuze ko amaze iminsi arwaye ni ikireke ahubwo se nyine mbwira ahubwo abasha kurya iki abasha ku abayijijisha ararya ntago kirya ntago arya ararwaye nyine n'icyo kimenyetso cyerekana ko arwaye yarya arwaye se ahubwo wakabe waramuvuje cyangwa se ukamujyana kwa muganga kubyumva urumva ibintu ntabwo byo twavuganye twavuganye ejo ibintu kugomba kumfasha mukakinkurira hari ibindi twavuganye ukabyara kana ni umuntu ntago ari ikintu kisi ikibwa mutubabarire ni umujinya rega numurabiza ababyeyi dukunda kugira umujinya kuko turafista gukoreye iki umujinya ko turase mufitanye wende ibyo bibazo ise nose yari yarabimbwiye amubwira ngaze ntago ari ko afite azaza byo nari mbizi ntabyo wari uzi ubwo yamuzanye utabizi nyine abigutunguje oya nyine yabinganirijeho kagiye kumuzana ariko bwa mbere ntago ari yaramumbwira ati ntabwo abwiye ko amufite ahubwo nabimenye tubiganiriyeho akanya gato baramuzanye warabyishimiye ko aje se cyangwa nyine wumvise biraho numvise bizangora ntago najya kukubeshya ndi umuntu numvise bizangora ariko mfashije wamunkurira nuko ise sinzi ahari yananye abana batoya se urabona nakita urumva uyu mwana afite mama we sibyo ahubwo se uyu mwana afite mama we nubwo uri kumujugunyanga gutyo umwita ikintu umwita icyo ntazi afite nyina ibyo ntago nabyo kuba afite nyina amaze iki se kandi ari se wabwiye umwana ngo afe kwa nyina ikibazo ntago ari nyina ise yabwiye umwana ngo naze babane umwana ava kwa nyina abwira asezera mama we nyina aranamwirukana amubwira ati ngajya kwasa umwana yabuje amahoro ahubwo ntunguwe no kumva ngo ise yaragiye ko yabwiraga umwana ngo aze mu rugo ngo waramwirukanye yatubwiye ko wanamwirukanye ngo waramwirukanye abwira umwana ngo aze babane ngo bashakishe imibereho bashakisha akazi yaje kugenda cyakora ndaza kumuhamagara ko mfite nimero ziwe ndamubaza ukuntu yataye umwana ari we wamuzanye mu rugo iwe akongera akahamuta akagenda kangiye nguha amakuru ubu ni ubugambanyi bw'iki ni ubugambanyi baba barimo se n'abatari ku nyina bwe nande bwanasi Fisto na se sinzi ibyo baba barimo barakugambanira se ngo bagutwara ubutaka barakugambanira ngo bakwibiki wo kabyara ahubwo ikintu wamfasha ni ukunkurira ni ukuri nicyo numvaga wamfasha kuko mfite abana batoya ni bato pe ntago byakunda si byakunda ntago najya gufata umutwaro w'umugabo ndamutya ise yansigiye ngo njye gutwara n'umutwaro w'abana banjye urumva ntago byakunda ntago wabishobora muri make urarambiwe njye narambiwe mumvanira mumva ubungubu wo kabyara Fisto nk'ikintu akurambiyeho ni igiki ku buryo uri kuvuga ngo arakunaniye ni igiki akurambiyeho ni igiki ikintu ndambiyeho sinamutuma amazi ngageyo mugaburira yicaye nijye umujyana kuri toilette se nazabivamo bivuze ngo nta kintu na kimwe yakikorera nta kintu na kimwe yakikorera njyana kuri toilette no gukaraba ntabwo yibasha kwikarabya reba umuntu ungana utya nkarabya ubwo nyine ahubwo ararwararenge ndamukarabya nkamwoza subuna ari nkawe wabivamo Fisto ihangane pe nyine ikigaragara iyo umuntu atabasha kwikora ikintu na kimwe aba arwaye nyine arembye ahubwo wowe wakamurufashije nyine ukamukarabya abana ntibazakora bakangana none bazaryama ntibarwara se simbifurije kurwara ariko umubiri twese turawugira ariko uzi gukorera ikintu utabyaye ikintu hase ko ufite amagambo mabi oya ntago ari amagambo mabi ndi kwibagirwa uyu muntu rwose Fisto banzaniye sibyo arangora arangora pe umva rero nkubwire ngiye guhamagara mama we mubwire ko umwana yarwaye kuko nyina arabizi ko umwana ari kwasi ariko ntago azi ko se
atari kumwe na se. Nje ntabwo nari mbizi ko wowe uri kumwe n'umwana isa adahari kuko ise yatubwiye ko wamwirukanye ajya no kwaka icumbi kwa mama w'uyu mwana ko wamwirukanye ngo ave mu rugo. Nje ubwo nje naje nzi ko ari papa Fisto muri kumwe. Arahari ntawe uhari. Reka mpamagare mama we bimubwire nawe abimenye aza wamugani ko nje ntago namutwara kuko umwana afite mama afite umuryango afite ahavuka. Ubwo mama we nyine araza kuza kureba umwana. Uri kunindira muhamagaza gikuranga. Tambere buriya ko ari ukugira neza. Buriya mu Kinyarwanda avuga ngo gira neza wigendera. Ngareba kuntu agaragurika. Ubu yagaragurikaga uri hano kamwihorera. Nagize nabi se namufashije. Ikintu umufashije ni igiki? Sinjye umusohora. Reba akazu nawe. Kumukura mu nzu umugeze hano niko kazi umukorera. Simugaburira. Urabuzwa nande. Simujyana kwitwara. Ihangane mwa. Namu mubaze ni bari cyo namwimye. Cyeka ni badashira. Uri kubabara mu mugongo. Babwire. Neza isi. Ihangane rata. Subo ntihashyushye wagiye unitwikurura gufata n'akayaga. Sari muri cyo. Ari kubabara. Kwigira ibiki. Ari kwigira ibiki? Urabona ibyo ari kwigira? Genda abona ibyo ari kwigira. Shaka nawe ufite umubiri uri Rwandara. Nawe ufite umubiri. Ikomeza wihangane ndaje mpamagare mama wawe. Inyina w'umuntu niwe umenye uko umwana ameze. Muhamagare. Sibyo? Muhamagare. Kubera ko na papa we aramutse aje gasanga umwana ameze gutya. Suvuze ko yagiye atarwaye ari muzima. Aramutse gusa gasanga umwana ameze gutya arigize umuvuza. Ntugira ngo yagukunda. Ntugira ngo yabigushimira. Nawe yakugaye. Yanga yasuti. Nane se bungi cyane uko hani uri kubikora. Kumukura. Reba hano. Reba hano. Ninge ndasohora. Ninge umugaburira. Nasubura mbya ko mba ntakoze iki. Ibyo birahagije. Ndamwoza umuntu ndamwoza. Ndamugaburira. Nkamugaburira. Ninge umujyana kuryama. Niko kazi umukorera. Ijoro arara mbyutse. Ninge umujyana. Kuki se bo bataza abataka babarase? Nibyo bari kwigira. Gusa kukivuga ngo nibyo bari kwigira. Wowe cyakora. Kuhetsa umubiri kadaseka. Ko twese tuwufite ko nawe ejo warwara ubu wowe uramutse urwaye umuntu yavuga ko ari byo wigira. Ubu uvuze ko namufasha nyine byo mufasha nibyo nyine nibyo ninabyiza kubimufasha. Uvuze ko nari umubyeyi njyemo. Oya wanagize neza. Ndeba twari ndazenguka nkamumanura nawe ndebera. Ndabyumva wagize neza ariko burangiyo ngo wakoze mu ndaye ngamarira makaboko. Niba nyine umuvana mu nzu kamuzana hanze wakanavuza ati se umuntu mukuru kuba wivugisha ibyo uri umubyeyi warabyaye nawe ubu ari wawe wajya ku muhanda ukazana arwaye ukagira arwaye njyamba mbona bari ibyo ari kwigira buriya kuko kuri kuvuga iyo buri umukobwa nabyumva ariko uri umubyeyi nawe warabyaye kuba warwaza umwana ube kandi ikindi namurwaje ariko ni nkaho nawe uri nyina waje saza ngase namurwaje oya warabikoze rwose ntacyo ubu mugejeje hano umva nawe ntacyo nenga ibyo wakoze warabikoze reka muhamagare rwose nagira nkurira mujye munkurira ahangaha ntacyo ntakoze ntacyo reka muhamagare humura ibyo wakoze wagize neza naragerageje narakoze wakoze ibyo ushoboye narabikoze kamamagare mama we hanyuma mbimubwire ubwo nawe nyine muhamagare ibyo abasha gukora nk'umubyeyi araza kubikora ko nta wasanga ari bunyubahuke jewe mwana nibugana hano arakubahukira iki se uretse gaturutse twari turaho n'ukuri none wihangane ndaguhamagaye ngutunguye narindi kwa Fisto hamwe yagiye nyine kuba kwa se nyine Fisto wagiye kwa Fisto se ubwo rero bamamagaye nyine nta buhoro Fisto yararembye ahubwo nari nguhamagaye bari kumbwira ngo uzutwara ibyawe ngo Fisto yararembye bati ngo uzutwara ibyawe ndarwara ibyanjye yego ariko mana y'icyubahiro we niko mwana ni hasi ubu tuvugana niho ndi kumwe na wa mudamu wa papa Fisto
mva man wandangira hariho nta kibazo ni Kanombe twari turi mu kaganiro gatoya n'insoza ndahita nguhamagara ruhuka koko ashwi gusa njye ndumiwe nta n'ikintu nabona narenza ubwo ntumbi ntabwo yambagiye umwana intumbi ninde naragafashije ariko nyumvira ukuntu kari kuntuka ntabwo aramwirukanye nta kabagore ku gihe ubwo ntabwo yemereye umwana nta sano ufite hegoko umva ndakubwiye ngo Fisto arababara mu nda arababara mu nda arababara umutwe aratitira ntava kuri mva ahantu hose no kumuterura ntabasha no gukandagira nuguterura cyane ndamubonye na ubundi nze njyana ibyanjye ndebe niba mbwakazi y'umugore imbwakazi ni wowe wa mugore we imbwakazi imenya indi wamente ko ndi imbwakazi wowe atariyo nibirebire naragufashije naraguwakoze ko nta soni ugira wa reka rindira witeka mbabarire nta soni ugira reka makurangire reka nkubanze nkupere telefone dusoze akaganiro twari turi gukora hanyuma ndahita nguhamagara nkurangire ni Kanombe ntago ari kure ndahita nkurangira karitsiye neza witegure ku buryo uhitiza oya wumura ntago ari ukugutinza araje nawe utamusakurisha ugatuma ibintu biba birebire ewe mana we avuze kaje kanze ahubwo murangire mwohereza ahantu turi mumwandikire ubundi aze ukuntu kuri wa mugore we none se ari we wateka karatinyuka kimofyotofyoto oya ariko umwana we yaragiye ari muzima yageraho aho agiye ngo ararwaye ararembye we watekereza iki nawe agira acitse ko ngo wamurozi ndamugera nansa nk'umurozi nabatsa nk'umurozi nkaba namujyanye kuri toilette nabatsa nk'umurozi nkaba muhishukanya kiyorosa aya ntabyo mvuze ntabyo mvuze niwe ubivuze ariko n'umujinya oya ninjye ubivuze ni mama wasubivuze banze nawe mufatanyije dufatanyije iki muburakari oya uramubwiye mubwira zo twari ibyenda muhamagaye araje twari ibye nabanguke nyine nabanguke Fisto ihangane mama waraje ibindi byo ndi umubyeyi nyine oya uriwe n'ukuri ntawe guhakanyije waranakoze n'utwo tuntu umukorera ukanamuhisha ukanamujyana kuri nibyo warakoze ni ukuri kose nibyo turagushima cyane wagize ngo se hari icyo utagize ibindi byaba ari amahane rata wagize neza ibindi reka nyina twahabonye utuye ahantu heza ntarakoze koko ni ukuri reka nyina ibisigaye ibisigaye reka nyina aza murebe rwose humura ntarara ntarara ha rwose humuri umunsi nturi buterure ngo usimbize ujyane gatube turindiriye gatabanza ze ubundi ubwo turongera dukomeza